abana abavandimwe abuzukuru inshuti buri muntu wese waje hano Mana umugirire neza umukomeze kandi umuhe umugisha kubwo kwitanga kugira tubashe guherekeza umubyeyi wacu tugiye gukomeza urugendo uyu munsi wose tugushyize mu biganza guyoborwe nawe mu izina rya Yesu amen. Muracaho gutya hanyuma Ushimye Imana yacu, ni wowe waremye igihe cyo kuvuka ushyiraho n'igihe cyo gupfa, kandi uretse inzira ebyiri gusa Eliya na Enoki banyuzemo, abandi twese dukwiriye guca muri izi nzira. Tugushimiye rero ko waduhaye uyu mubyeyi, tumaranye imyaka itari mikeya, kandi Mwami Imana yacu tugushimiye ko Mwami Imana yacu mu gihe cyose twamaranye twagiye tumusoromaho ibintu byinshi kandi bitandukanye. None uyu munsi wateguye umunsi mukuru uramwishyira kuko uri Imana, tutabaza ngo uragira ibiki kuko ushaka mu ngabo zo mu isi n'izo mu ijuru. Iyo uhamagaye nyine umuntu arakwitaba, kandi turabigushimiye kuko mu kuboko kwawe harimo ibyiza. Niyo mpamvu rero uyu munsi mukuru duteranye n'inshuti n'imiryango, tubanje gusaba ngo Imana ibakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Urupfu rurakomeye rugira imbaraga, rwanyeganyeje bashiki ba Lazaro, runyeganyeza nyina wa Yayiro. Umwami Imana Yayiro yapfushije umwana, ariko uhageze ubaha ihumure, urababwira ko Lazaro ngo ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye, kuko wateganyaga ko hariho umunsi w'umuzuko. Natwe rero kuba tubuze mukecuru wacu ntabwo duheramwe n'agahinda, ahubwo turabizi ko ari umunsi w'umuzuko, abacu twatandukanye tukazongera kubabona.
niyo mpamvu turamaranishije imibabaro kubwirana aya magambo twibukiranya ko abacu batambutse natwe dukwiriye kurwana intambara nziza kugira ngo tuzabonane muri cya gitondo cy'umuzuko. Nyakubahwa rero utangira umurimo ukawusohoza, tukweretse uyu mwanya dutangiye, turumva ijambo ry'Imana, turumva ubuhamya bwa mukecuru wacu, turakomeza urugendo tujya hariya Ingoma. Uyu munsi wose turawugusabye ubu umugisha, kandi uyu munsi ubu w'amahoro, ikirere gitunganye, kugira ngo uyu murimo mwiza dutangiye uduhe kuwusoza neza. Tugushimiye kuri Imana iri kumwe natwe. Umunezero bika twishimira isi rero mwisi n'umushyitsi sinza ihoramo ahubwo ndi mu rugendo rugana isi rero mwisi n'umushyitsi sinza ihoramo ahubwo ndi mu rugendo rugana urugo rw'Imana bituma nifuza cyane kugerayo, niho nkanduba n'Imana yamuhaye gutwara byose abishyira munsi y'ibirenge bye, ariko ubwo ivuga iti ahawe gutwara byose, ibigaragara yuko yamuhaye gutwara byose
itabibariweho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amazina ni Habishuti Jean Paul Abaturushumba. Imana yashimye ko tuza guherekeza inshuti wacu Bertrida, kandi bikaba ari byo birori bye bya nyuma byo kumuherekeza nyine kugira ngo tuze kumugeza mu icumbi rye rya zacumbikamo indi minsi ye. Ariko uyu mukecuru nzirikane neza ko ari igihe wanamubatije. Iyo ugize umugisha ukabatiza umuntu ukuze, niyo atashye ukabigiramo hari kumuherekeza, aricyo bifasha. Iyo usomye Zaburi rero ya 90:12 idusaba gutunga umutima w'ubwenge. Iyo Zaburi ni kuvuga tuze uzaba koze imirimo yawe ugahibikana ukageza ku mugoroba, ukagera ku masaha y'umugoroba, aho waba uri hose ugomba gutaha iwanyu. Ku mugoroba wakugereyeho imirimo rero y'umugoroba uyikora uvuga ati ariko uko byagenda kose ndi butahe, ndi bugehe, ndi bujye iwacu. Aho rero iwacu ni bitewe n'imyumvire iwanyu ushobora kuba hasi we ntuhamenye, ariko burya ntawe uyoberwa inzu atahamo, ntawe uhayoberwa. Ubu haza uzataha, ariko abandi bagiye mu mwuka bavuze ngo iwacu ho ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu kazagira ate kazaza. Ntabwo ngo bafite bene ibyo byiringiro, ntabwo bakoze isoni. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Hari ibyiringiro yo yavuze ngo n'ibyiringiro birahari, turabyizeye kandi tubihagazemo. Ariko ngo nubwo igiti cyatemwa imizi yacyo ikagera ku rwego igasazira mu butaka, aravuga ngo amaherezo iyo mizi yo yumvise amazi ngajya amera agashibuka akagira ibisa n'ibibabi by'ibitono. Yashaka kugaragaza iki? Yashaka kuvuga ngo twebwe ntabwo tumeze nk'aba bari batagira ibyiringiro, kuko hari abatabifite. Aravuga ati ariko ibyiringiro ndabifite, uko byagenda kose nipfa kandi zongera mbeho. Muragwa uragamara byose na Kristo. Ubwo rero twebwe ubwacu twishyize muri Kristo Yesu kugira ngo n'ubugingo bwacu buhembuke, kuko aribwo buzakubona mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibamugishe. Umwana n'umukazana ndetse n'umuzukuru, kugira ngo rero umuzukuru wari ubanza aze hano imbere. Jire sinzi bari hafi, dusabe n'abuzukuru bose baze, abahari bazi. Abuzukuru bose bari hano, n'abana ba Mariya n'abana ba Pastor Garcia bahagarare hano. Kubera ko igihe cyose bumvaga ko turi abantu. Umukecuru yari umuntu ugira urugwiro, yari umuntu usabana, yari umuntu uganira, yaratuganirizaga tukishima tukanezerwa. Mu by'ukuri ntabwo umukecuru tuzamwibagirwa. Iyo wabaga uri kumwe nawe ntabwo wifuzaga gutandukana nawe. Umukecuru ni byinshi twamuvugaho, yari intwari, yari umuntu ukorana umurava, agakora cyane kugira ngo ashyigikire umuryango we. Akoze cyane umukazana wacu, kandi nawe yabaga meza, akoze cyane. Reka dusabe mama Jire. Twebwe n'umuryango ariko bitewe n'ubwo burwayi, bitewe n'icyifuzo yari afite cyo
twumvaga yuko azamuye ibyo wenda atakira nubwo bitarangira ariko imyaka itandatu umuntu akigerageza bigaragaza yuko babihanganye kurushinga ariko nanone ndashima abandi bagize umuryango batanduteranye babaga bazi ko hari ibintu by'ibanze ukeneye bakabigusura bakamutera inkunga bakamuhamagara twaba gushimira inshuti n'abavandimwe zazaga kumusura kugira ngo iyo myaka yose itandatu ishire birumvikana ko hari ibintu byinshi hari ubutumwa bwinshi barakintu bukomeza kandi hari n'ibyo bashobora kumuca intege ngo bavuga ngo bashobora kuvuga bati yataye urugozi nabo ariko ntabwo bari bazihawe ubwo rero ikintu namushimira anagishimira n'umuryango ni uko icyifuzo cya mukecuru cy'uko yarwariye mu rugo rwacu kwa mama hari inzu kwa Karasinaye aho hari inzu kandi hose ntabwo twari ko tumwitaho mu buryo ntabwo kugira ariko twubashye icyifuzo cye kugira ngo arwaye kandi yishimire kubaho mu buryo yifuza ubwo rero uburwayi bwagiye bukomera ko apfuye nta twakwigaya igihari ni ukwishimira ko twakoze ibyo twashoboye tuzi ko twese umwanzi ni urupfu umwanzi urupfu ari urupfu bitewe n'icyaha ariko nanone mu gusoza ijambo sinabura kubashimira mwese imigani 12 bavuga ko inshuti nyakuri ni amagana ubwo rero namwe mwatabaye tukabashimira cyane mwatubereye n'umutima kandi kandi twizeye ko muzamukomeza gushyigikirana wenda n'abandi bagize umuryango ari uburenganzira bw'umukecuru wacu cyane bataragenda bakadusaba n'ubundi mama Jire ngo yigirane hafi agarare hano azane na mama TV agira ruguru gato n'umwanya agarare hano hanyuma twumve n'umwana we ni nawe makuru hanyuma turaza kuhita dukomeza bashubije wese mama yari umuntu ugira kuraje igira imbaraga zo kuguhihibikanira ahubwo byari birarekana ndetse yari inyangamugayo ko bashakanye ikindi nanone rero hari umuntu ukunda abantu ugira urukundo rurangwa n'ubwuzu ugira imbubi yumva umuntu atagenda atariye yumva yakwitanga n'icyo yari afite cyose bakamurara ibyo najyaga mbimubwira se ko umurare biragendetse atereka akanwa kagira yakamuri kubora yaje kuguha n'itongo kama wamuca n'inshuro wagira ute kanatwongeza kugira kiraro kugira imana abantu benshi bamwitanya kugira imana byitamo kugira imana kuko icyo kintu yagiye n'umwisi n'umugenzi n'umwuganiho ubugize gute ndibuka ko turi abana kubera ukuntu yari umubyeyi muzima icyo kirara hepfo abantu bose bawukaniraga iwacu umuntu akawukana akazazanye n'urubyaro ubwo tukagenzura ikirago kinini bakarara iwacu bakabona amata ukabona nta rushi yarufitemo kubera iki ahubwo ngo niko yavutse kuva ari umwana n'ibintu byari biri mu maraso ye ibintu byo gutanga nigeze kumubwira mbese ko waya cyane ahubwo ati nuko wagira kose niko nteye ati n'umwana yajyaga ntabwo imboga yose mama yahinduka akabura icyaha ati ubwo birukanka ati abana ba hano mu mpinga bose n'abagaruke ubwo rero ari inzira ari uko yari agiteye ikindi nanone wenda navuga kuri iyo mico yiwe ni uko yari wa muntu utabika inzika yaramuhemukiraga cyane ariko ntabike inzika ahubwo bakumva
ari agomba kumubabarira cyangwa umuntu akagombye kwicuza akamera nk'uko nawe ateye ahubwo akamugaya. Ibyo rero bishorwa na bake. Hari abantu benshi badashobora kubona uwo muco kuko Kecuru yahuye n'intambara nyinshi cyane, arahakana cyane, abura abana agira ate, abura umugabo, ariko yarakibana n'abantu nta kibazo bafitanye. Nubwo yarwaye agahura n'akababaro k'uburwayi, ariko apfuye n'ubundi ari inyangamugayo. Twarabanye rero igihe yatoye arwaye turi kumwe mu buzima busanzwe, ntabwo yifuzaga gupfa. Ndibuka turi i Kanombe, umudogiteri wamusuzumye akamucisha mu cyuma, bageze hanze baramubaza ati ariko dogiteri urabona imbere hano bantu ufite utundi twagamo 15 uzabona? Muganga araseka cyane aravuga ati yego mukecuru, imyaka 15 uzayibona. No mu buzima busanzwe ntabwo gupfa yabishakaga, kuko hano uburwayi bwe wabonaga hatana, akambwira ati ariko bikaguhindutsa nibwitse ngende, agahatana akaba yigiye mu myaka akongera akambwira ati reka nongere, kumva ko yashakaga kuko atambuna cyane nawe yakubona gushyira hafi. Ubwo rero nuko uburwayi bwe bwagiye rimwe na rimwe bukancanga, karara ataryamye, karara ubuzima bwanze, akambwira ati sinanaryama, nkumva bigeraho bwije, nkumva iminsi yose ubwo buzima sinuko nzabaho. Rero ndamukaniriza ndamukanze ko mukecuru aramvura cyane, nanjye sindyama kandi nanjye babibona ngo ndwaye. Yaje kumbwira ijambo rimara ku mutima, avuga ati ariko se mwana uko ubizi nuko navutse, uko nzi nuko nabayeho, ndamwibanda. Rero byarankomeje, numva ngomba kwihangana ko nawe atari byo. Twarababaranye cyane, maze imyaka 6 irarangiye. Ubu navuga muri make ko nashimye urugo rwanjye, kuko bana banjye ntabwo ko bari bafite nawe yarapfuye, basize nuko kuriya bikuze bakeneye kurwa, bakeneye kwitabwaho. Bigeze kuvuga ati mama waradutunguye, waducukije utatubwiye. Nabasabye ko bansura hano kaza kureba imimerere y'nyirakubaho. Baraje barambwira bati noneho turakubabariye, tubonye ubwaguriro. Ubwo turongera geragezwa, ubu tugiye i Kigali gushyingura Helena, kugira ngo hari rero ushobora kumwigisha cyangwa i Kigali ubuzima bugakomeza, ariko nabwo byaranze aratunanira, biba ngombwa ko ashaka hano, nanjye bihurira turagarukanwa, bituma nanjye nkomeza kuba hano. Biba byatumye ninjira mu buzima nari menyereye, niga guhinga, niga kugira gute kugira ngo tudasoza cyangwa akagucisha n'ijisho. Ibyo rero bikomeje, ndumva kurwaza umuntu uri wenyine hano muri urugo, ukarwaza umuntu w'imimerere igoye, ushaje, haziraho ibintu byo kumva imisazire ye, arimo agenda atakaza ubwenge. Ibyo bintu bikaba ari ibintu byasabaga ko nanjye ngira umuco wo kwihangana. Naje gusenga Imana, ndabwira ngo Mana wanjye ni umuco wo kwihangana, umfashe kuko nihanganye ntabwo inshingano nayisohoza neza. Ubwo rero Imana yaramfashije ndihangana, hagira n'ibintu biba, nitoza umuco wo guseka, nitoza umuco wo gutuza,
gusenga Imana numva kubera uburwayi bwanjye nanjye abwira Imana ngo uyu mutwaro wikoreye urandusha imbaraga ariko usabye umunsi w'imbaraga gira ikintu gikora cyane kwita ku mukecuru amurizi nubwo twahirwaga sinigwa murinda sinzi nyine ngo nabamwinjira ibintu byinshi ariko kubera iki isaha n'isaha yamuraga agenewe rero tugeze aho kicaranira naramugana no hanze abandi bakirije mu kujyana hanze namwe biragazana rero bizaba ngombwa ko biba hafi cyane ku buryo umukecuru agiye kureba imbaraga zigenda zimushirana numvaga ababajwe n'ukuntu yanzanye twibatse mwana wanjye yamutangaye Imana izaguha umugisha kongera kureba bwana ati mugatsindagire cyangwa kongera kwambura ariko nakoze zikora ku isi Imana ibibona izaguha umugisha igihe rero n'inshuro nyinshi yagiye abimubwira kenshi cyane asubiramo ayo magambo rero yanteraga kuraje kuba uburyo ukorera umuntu udashimira ntabwo umuntu ufite kuraje ariko ayo magambo yo kumushimira abaga ateye imbaraga ibyo byatumaga kubera ko uburwayi bwe bwarakomeje afite ibizingagira inyuma kimwe kiza kuva ku kanseri rero kanseraga uburamfura sasa zigera ni hanze yose amakuru yose imvura yose yabaga ni hanze ubwo kandi ariko ngomba kumenya ko ngomba kugira icyo mumenyera zo kurya agiye kumva byageze aho ndananuka cyane ibiro cyane ariko ko ari ababonye barambutse bashaje bari bavuye i Kigali bati uwabana nabazi nabwo ati ntati yamekiraho aba ari gusa imbere y'Imana kuko biranivuga ko ukariye neza yoroheje abagurije Imana yo mu ijuru bagusenga aho nanjye bijyaniraga inkunga numva ko umurimo Imana yo mu ijuru yari yakaboneye bayita ku kiremwa cyayo ariko jyewe umwanya wo ari byo mpari ngomba kubikora noneho ndatekereza nibwo ati ko yongera barumuna banjye zabafasha ariko mva kuri wese ntabwo n'ahantu hanjye bombe bari urugamba kandi bakuzanye bagize kandi inshingano kureba abana banjye nubwo bari i Kigali hakuno barambiriye barabahamagara kenshi gashoboka kugira ngo n'ubuzima bafite ko bahagaze kugira ngo mbe n'umukecuru kandi n'umwana muri Kigali kugira ngo mumenye ahantu ko kugira ngo nanone nari mfite ubwo rero nuko twakomeje kugenda gutyo twagiye kwa muganga hatandukanye byageze umukecuru amugana amaso turamuvuza abantu benshi bari barabizi twagiye barishenye bati ijisho ntishobora kubona ikibindi zirenze turaje tugiye kandi bazinitwara zinaho ubuntu yabonaga numva rero umuntu utabona akantu kose ari ukumutamika akantu kose ari ukumuhereza urumva icyo kintu ukuntu kimeze kongeho n'imyaka yari afite kongeraho n'imyaka yari afite urumva icyo kintu rero ateguriye ngo kanseri nayo irakuze itsinda twakubana twanayishiriza abitwa ibintu byose noneho kubera ukuntu abaganga babonaga ubuzima bugoye kubuvuza ubuzima bw'igitsina amazi turi kona n'ukuntu twabugera i Kigali se niba barabashiriza ubwo baranyicaga abadogiteri babiri
aranganiriza mu rwego rwo kuntegura ko nta mikirire azapfa. Ndibuka nararize ariko muganga aramubwira ati ihangane ntakunda. Twaratashye ntangira gukurura iyo videwo y'ukuntu umukecuru azapfa. Nibaza neza umukecuru arapfuye, ariko ubwo hagati aho umukecuru buriya apfuye afite umusukuruza bamwe murabizi. Ubwo uyu mwana yaramubonye apfuye yaramufite umwana. Rero byarangiye mvuga nti umukecuru nubwo yapfa ariko nibura afite n'umuzukuruza. Umuzukuru aba afite ariko n'umuzukuruza aramubonye. Rero ubwo uburwayi bwe bwarazwi ko abaganga batumenya ahantu hose nagiye nca, abaganga bazi n'amazina yanjye kubera ko yampamagaraga turi hehe kubera ngo ko batarabonaga kumva ko namutaye. Icyo gihe rero abaganga bantegura mu bwenge nahise numva ese sibana mugire n'umukecuru yapfuye. Gutekereza inzu izarushaho kuba nini kuri iki, ariko nanone gasenga umwana wanjye kampa imbaraga bikampa kwihangana nkamera nk'aho ibyo bintu nta n'ibindi ho abambonaga bazi ko nasekaga bazi ko bishoboye. Ubwo nagiye ngira inshuti zitandukanye ziri mu ntara hirya no hino, kanyohereza mesaje bakambwira ati komera ubuzi bwa n'urugamba, abandi bakambwira muraryama ntiwapi sindaryama. Sigara nifuza abantu bazajya bamvugisha nijoro kubera naraga amajoro, no bakambwira ati hariho umbwira ati uzi ko kuryama njye ntajya ndyama, nubwo utaryama rero unyivugishiriza mu marirungu kubera nabaga ndi mu bwigunge n'ibintu byinshi. Nuko bakanganiriza aho umukecuru rero agiye arembera akambwira ati kuraje twari komera. Nuko ibyo rero byagiye binkora ku mutima cyane, ariko nanone ubwo nubwo umukecuru apfuye buriya nta muntu ujya wishimira ngo umuntu ntapfe rwose, kubera tutaremewe gupfa. Urupfu ni ikinyuranye n'ubuzima kandi urupfu ni umwanzi. Numvaga atapfa kabwira Imana, numva nubwo dushya ariko mama ye gupfa nonaha, ariko nanone nareba ukuntu ababara aragataka agatabaza, zabwira Imana nti nanone uzarebe ibikwiriye umukecuru aruhuke. Ubwo rero byaje gutuma umukecuru agenda amanuka cyane umunsi ku munsi, ariko biterwa n'uko hari ahantu bari babaze hatoya ku kibyimba kuko cyari cyicariye impyiko. Noneho baravuga bati reka tuvane akantu gato, ako gatebo katumye uburwayi bwiruka, bituma aremba. Muri iyi minsi mubonye byihuta cyane, nuko byagenze. Ariko abaganga baza kumbwira bati nta kindi twakora. Ageze kuri hape hafi ya nyuma ati ubwo rero muzagira ikibazo ujye umuzana hano tumurebe ko tumugenza, ariko ntabwo azakira. Rero murabyumva kubana n'umuntu umuganga umuvura kugira ngo ntabwo azakira, wumve kubyakira kubana nabyo ukuntu bivunanye, ari umutwaro umunsi ku munsi wikoreye uvuga uti hafi nashyize ikaze umuntu none birangiye
Imana ko abapfuye bazazuka, icyo nicyo kiduha tugira morale, tukumva tuzi Kagame yatushyize mu cyaha ariko umuzuko w'abapfuye urahari, rero ntabwo tuzaheranwa burundu, kuko Imana izagira icyo ikora kugira ngo twongere tugare ibyishimo twatakaje mu gihe twapfushaga abantu bacu. Rero nk'uko twabibonye, Cece yarangije urugendo rwe cyangwa se ubuzima bwe bwa hano ku isi. Ubwo kuko rero bisanzwe si we wa mbere si n'abantu bapfuye, natwe twambaye umubiri, ariko kugira ngo nshimire abantu bambaye hafi cyane, umuryango bambaye hafi cyane cyane. Ariko iyo nagiraga ikibazo narababwiraga, umusaza wanjye urumva mu kazi wanjye ndabashimira cyane bikuye ku mutima, kongeraho n'inshuti n'abandi bo mu muryango, ukabona umuntu afashe esanse ye aje hano akije gusura mukecuru. Ibyo byarashimishije cyane, nkavuga ati ibyo byose barazirikanye neza urukundo mukecuru bamuziho cyangwa yigeze kubagirira. Hanyuma ndashimira n'abantu bagiye bampamagara, hari uwanyoherezaga amafaranga akira 5 wowe umuhinzi dore ntuhinge, cyangwa se bigenze gutya agura amata, nkabona umuntu abyitekereje arabikoze. Abo bose rero ndabashimira cyane cyane, ariko Imana izabaha umugisha. Ikindi nanone ndashimira hari abantu bamfashaga mu byiyumvo, yumva mu byiyumvo byanjye sintebebuke, akavugisha nkumva ngarutsemo, nkumva no kurya akambaza ati ese wariye? Ntabwo ndarya. Fatika rero n'isahani rye tuba tuganira naryo. Ibyo rero byatumaga mpamira nari yego bigahe, kuko ubundi nabanzaga kwita kuri mukecuru bikarangira ibyo nari kurya byaboze, ahita aryama byaboze nariye. Icyo kintu rero cyari cyaratumye n'akazi biro byinshi kubera ko nabaga nariye. Rero nubwo tumaze gushyirwa inzira twanyuzemo na mukecuru n'abandi bose barabizi rero duturanye, ariko icyo nashaka kuvuga wenda muri makeya ni uko umuntu wese wagize uruhare mu kureba imimerere twari turimo, akagira icyo akora cyangwa se akatekereza kuko akanerefona, bose barashimiye cyane cyane bikuye ku mutima. Ndabashimiye nongere nsubiremo ndabashimiye, kandi Imana izabahembere ibahe murakoze. ubundi yitwa Mutamuriza Mariya, numva nta kintu cyawe ndi kumuriza ku bwanjye, ariko ibyago iyo bije bituma umuntu ashaka kurira. Uyu mukecuru witabye Imana kugira ngo abwire umwirondoro we, Nyirasenge, abakuru babyara bacu, kandi yari umukecuru mwiza, useka, wishima, unejeje, ugira imbabazi, ugira impuhwe nyinshi. Tubabwire umwirondoro we. Amateka n'ubuzima bwa mukecuru Bertilda, umubyeyi wacu yavutse mu mwaka w'1934. Imana yamuhaye kurama, bikaba bimusaruye ageze imyaka 92. Ntabwo akenyutse, ariko nubwo yari akuze yari tukimukeneye. Yashakanye n'abagabo Epimake, bubaka urugo rwaranzwe n'ubumwe n'ubupfura. Imana yabahaye umugisha wo kubyara abana 8, nubwo bamwe mu bana be bamubanjirije mu ijuru. Atabarutse asize abana 2, abuzukuru 7 n'umwuzukuru za 1. Bakomeje inzira y'ubuzima yabatoje. Uwo Epimake yari papa wabo, yazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hanyuma hari n'abana bandi Jenoside yatwaye,
ariko ubwo basigaye ni aba ngaba. Umubyeyi wacu yakundaga gusenga no kuririmba, mu kuririmba Imana yakundaga kuririmba indirimbo igira iti ubu ugendera abandi nanjye ntundeke kandi ntusige. Ni isengesho ryamuherekeje mu bihe bye byose, kandi twizeye ko n'uyu munsi Imana yamugendereye ikamuha ikaze mu bwami bwayo. Icyaranze urugo rwe ni urugwiro. Ntiwashoboraga kugera mu rugo rwe uhave utariye cyangwa utanyweye. Yari umubyeyi w'abantu bose, wakiraga abashyitsi n'umutima ufunguye n'iseko itagira umupaka. Yari asobanukiwe ko kwakira abantu ari uguhabwa umugisha n'Imana. Muri iyi minsi ye ya nyuma, ubwo uburwayi bwamusatiraga, yatwigishije andi masomo akomeye: kwihangana n'icyizere. Ntiyigeze yitotomba, ahubwo yaranzwe no gutuza no gusenga kugeza igihe Imana yamuhamagariye ngo aruhuke imiruho y'iyi si. Mubyeyi usize icyuho kinini mu muryango, ariko usize indangagaciro zizaduhora ku mutima. Tuzaba tukwibuka uburyo wakundaga abantu, urugwiro rwawe n'umurava wawe. Imana imuhe bidashira, bimwe mu byamuranze, kandi numva natwe twagira indangagaciro nk'izo yari afite. None umugisha rero, murakoze. turimo turagana ku musozo, nagira ngo n'ubundi dufate umwanya dusenge. Niturangiza gusenga turaza gusaba Janvier dushyiremo indirimbo, hanyuma bategure izi ntebe base bazikuraho, hanyuma turaza gusaba famiye ihagarare hano, hanyuma tuze gusezera duca gutya, dusohoka turi mu modoka dukomeza n'ingoma. Murakoze cyane, Imana iramugisha. Reka twakire Pastor Richard kugira ngo hafi asenga Imana, twese duhagurutse tugana ku musozo. Protokole badufashe baze kutuguraho n'intebe zo gutanga uburyo ku buryo abantu babona. Turaza guhera kuri bariya bantu na muzehe, baza kwita umuco gutya gusezera. Mana, turagushimiye. Abantu barabiba bakanasarura, kandi niyo mubumbyi mukuru nawe umusaruzi mukuru. Umushiki wacu wamutanze nk'impano ku muryango ndetse n'igihugu, igihe wamugeneye hano kubaho mu isi, akibaho mu miruho n'imihati myinshi. None kuri uriya munsi yasoje imirimo ye, none turagushimira ko humvikanye ubuhamya bukomeye, uburyo ki umuntu akomeye, uburyo ki umuntu yihangana, uburyo ki umuntu yabana n'umubabaro ariko akukomereramo. Iyo mpano niyo uyitanga, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Waramusaruye kuri uriya munsi rero, uramwishyira. Umubiri tugiye kuwusubiza mu gitaka waturutse, ariko roho yasubiye iwawe kuko nawayitanze. Mbere y'uko tugenda, turasabira umuryango kugira ngo uhe kwihangana no gukomera. Niwe nyiri ihumure ryuzuye, uhumurize imitima yabo, ubakomereze mu mbaraga zawe. Ibyakabahungabanije birahari kandi ni impamvu ikomeye, ariko utanga ibyiringiro, ubahe ibyiringiro yuko nibakora ibyiza bazabona umugambi bwawe. Tumushimiye umuhango watambutse, tukweretse n'ugiye gukurikiraho. Ubane natwe, uduhe ikirere cyiza, ihumure rikomoka mu ijuru risaga imitima y'abantu bose bari hano. Izina ryawe rihabwa icyubahiro.
uhabwe icyubahiro. Turagushimira uyu mubyeyi yaje asukwe, kuko nta forume imwe uremamwo abantu ngo abantu bakomeze base kubera iforume imwe, ugira amaforume menshi. Wamutanze nk'impano none uramwishubije, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo, tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Tukomeje uyu muryango nyine mushiki wacu Beretirida avuyemo, nigeze mbabwira ko ari twe twamubatije kandi ni natwe tugiye kumuherekeza dukoze ku mutima. Mwarimu wamubwisha iby'ubwami bw'Imana n'uyu nguyu turi kumwe, kandi turabona bene se muri Kristo Yesu baje kumuherekeza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ubundi tugiye gusaba ko batugereza umubiri wa nyakwigendera hano kugira ngo tumuherekeze mu cyubahiro nk'umuntu w'Imana, kandi umuntu ufite umuryango avuyemo w'abakozi b'Imana, kandi Imana nta kitakoze.